Mbanje kubasuhuza abakurikiye ibyahishuwe Media TV, amahoro y'Imana abane namwe. Amazina yanjye nitwa Mizero Felix, nkaba ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR. Mbarizwa mu itorero ry'akarere ka Karongi, paruwasi ni ya Gatwaro, umudugudu ni wa Nyabidahe. Ndashima Imana cyane rero yongeye kuduha umwanya nk'uyu wo kuganira ijambo ry'Imana, kandi ijambo rikiza, ijambo ribohora, ijambo rirema, ijambo rikora imirimo n'ibitangaza, kubera ko ari irya nyiri ijambo. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo rifite intego igira iti kunyura mu bikomeye ukabinesha nibyo bizakugira ukomeye. Uyu mwanya w'iri jambo tugiye kuganira, ndagira ngo uwutege amatwi kandi uwuzirikane, kuko uzaguhesha ibyiringiro, uzaguhesha agakiza, uzaguhesha ubugingo. Uko wizeye ijambo ry'Imana rikubera imbaraga z'umusaraba. Imana ishimwe. Ijambo rero dusanga mu ngoma za kabiri, ibice 32, umurongo waho wa 7 n'uwa 8. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Senakeribu umwami wa Ashuri atera i Buyuda. 7 aravuga ngo nimukomere, mushikame, nimutinye kandi nimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanirira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Amen. Iri jambo ni ijambo rikomeye nshaka kunega amatwi tukagendana, kandi ukagerageza nawe kujya ufata umwanya ukihugura, ugasoma Bibiliya, ndetse ukayifata umwanya ugakunda gusenga. Ahantu nk'aho ngaho ni ahantu Imana ijya isanga abantu, ikaganira nabo, ikavugana nabo, ndetse ikaremeramo n'ibindi bintu bikomeye twebwe tutabasha kubonesha amaso yacu. Ijambo rero Hezekiya yavuze ryaturutse kuki? Ryavuye he? Kugira ngo abwire Abayuda byagenze gute. Iki gihe cyari igihe Senakeribu umwami wa Ashuri yari yarigaruriye amahanga atandukanye ndetse n'imidugudu itandukanye, abatera, abarwanya, akabanesha, ndetse agasiga yishe ibigirwamana byabo, ari byo bitaga Imana muri icyo gihe. Iyo tusubiye inyuma gato tukareba uyu Hezekiya rero, dusanga Hezekiya yari umwana wa Ahazi, ndetse nyina yari Abiya umukobwa wa Zekariya. Uyu Hezekiya yatangiye kuyobora afite imyaka 25, ndetse yamaze imyaka 29 ku ngoma ari Yerusalemu. Hezekiya rero ajya ku ngoma, yagiye ku ngoma mu bihe bigoye ndetse biruhije, ndetse mu bihe abantu bari barimuye Imana, barayitaye, barimitse ibigirwamana, bafite ibindi bintu basenga byinshi bibarije, byo babaje mu mafeza, byo babaje mu biti. Ibyo byose byari ibintu bari baramaze kwimika, bituma bimura Imana. Imana irababara. Aho abatambyi batambiraga ntihari hagihari, aho Abalewi bagombaga gukorera ntihari hagihari. Ariko Hezekiya yari afite inshingano nyinshi zo kongera kubaka aho Abalewi n'abatambyi bazajya bakorera umurimo. Yari afite inshingano nyinshi zo kugira ngo yongere asubizeho ibicaniro, yongere asubizeho gutambira, yongere asubizeho inyubako zakuweho zakorerwagamo umurimo w'Imana. Hezekiya yaje mu bihe bigoye rero, abantu batari kumwumva, ahavuga Imana ntibayumve, kuko abantu bari bamaze kugira ibintu bimika byinshi mu mitima yabo. Ibyo rero byari bimeze nk'iki gihe dusohoyemo. Iki gihe dusohoyemo nacyo ni igihe abantu benshi bamaze kwimika ibintu bitandukanye, bimitse ubutunzi, abandi bimitse ubusambanyi, abandi bimitse ubujura, abandi bimika ubwicanyi. Ibintu bitandukanye byimitswe mu mitima y'abantu, bimika amashyari, abantu bagira amarari. Ibyo byatumye Imana iva muri twebwe, hajyamo umwanzi ubiba urukungu, ubiba ibibi gusa, kubera ko Imana yakadukoresheje imirimo n'ibitangaza
y'Imana yamaze kwimurwa muri twebwe. Usanga abantu batunzwe n'ibinyoma, usanga abantu batunzwe n'ubusambanyi, usanga abantu batunzwe n'ibintu bitandukanye. Ibyo bintu barabyimitse bakumva yuko bitakozwe batabaho, ndetse abantu bagatungwa n'ubujura akumva ko ibyo bitabayeho atabaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niwihangana ukanyura mu bikomeye ukabinesha, nibyo bizakugira ukomeye, kuko mu ijuru hari Imana ijya ihindura amateka. Ujya urarurira ariko bwacya impundu zikavuga, kuko Imana iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, kandi Imana ishimwe. Ahantu umuntu yababariye ajya havugiriza impundu kubwo kubaha Imana ndetse no kuyikorera mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Hezekiya yakoreye Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, kandi abana nayo ayikunze anayumvira, akora imirimo ikomeye abantu bagombaga kumwibukiraho. Bigeraho abantu bose baramuhindukirira, bimura bya bigirwamana barabimenagura, aragenda abwiriza amahanga, abantu barakizwa, abayuda basubira ku Mana, ndetse abefurayimu nuko, abamanase nuko, abantu bagaruka ku Mana, Imana irishima. Afatanya n'abantu rero kongera kubakira Imana igicaniro, ibitambiro, afatanya n'abantu kongera gusubizaho gahunda zo gukorera Imana. Imana iranezerwa, inezererwa Hezekiya cyane, iramukunda, iramwishimira. Uyu Hezekiya rero amaze kumva atuje, umwami Senakeribu nawe aba agiyeho. Igihe cyakabaye icy'amahoro cyangwa icyo kunezerwa ku ngoma ye, atangira guhangana n'umwami Senakeribu. Senakeribu amutumaho abagaragu be, aramubwira ati, Hezekiya, urabizi neza yuko rwose imana z'andi mahanga nagiye nzica ndetse nzifata mu biganza byanjye. Urabizi ko ibindi bihugu byose nagiye mbigarurira, namwe ndashaka kubayobora, ndashaka kubaganza. Yumva mbese ashatse kubereka yuko ari hejuru y'Imana abayuda basengaga. Arababwira ngo mbese ni iyihe mana yabasha kubakiza amaboko yanjye? Hezekiya ngo yumvisha ayo magambo arababara cyane, ngo azamuka umusozi ajya gusenga Imana. Haleluya! Asenga Imana, abwira Imana ngo Uwiteka, uyu mugabo ni umunyembaraga kuko, ariko nubwo ari umunyembaraga yanesheje imana zakozwe n'abantu, kandi wowe uri Imana ikomeye. Nagira ngo ubashe kwimanukira, wowe ugira icyo ukora, kuko uri Imana ihambaye, itagirwa inama, itajya gusaba umusada kugira ngo yitwe Imana. Imana ishimwe. Ngo Imana yumva gusaba kwa Hezekiya, iravuga ngo Hezekiya, umbwirire ubwoko bwanjye gutya. Hezekiya ngo amagambo yose yabwiwe n'Imana kuri uwo musozi asenga niyo yatumye ngo ateranya abantu b'Imana bashyira ngo ku musozi. Arababwira ngo Hezekiya, mwumve amagambo ababwira ava ku mutima w'Imana. Arababwira ngo nimukomere kandi nimushikame, nimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri, kuko umwami wa Ashuri afite umubiri nyamubiri, ndetse twebwe tubasha kubona Imana ikomeye yadukoreye ibikomeye byinshi n'ibitangaza, yo ubwayo ngo ibasha kuduhanganira n'umwami wa Ashuri ikamutsinda. Bene data, reka mubwire, hari ibintu byitwa umwami wa Ashuri bitandukanye bimaze kugutera ubwoba muri iki gihe usohoyemo. Hari inzara yitwa umwami wa Ashuri. Umwami wa Ashuri ni ibintu bitandukanye turimo duhangana nabyo muri ibi bihe. Hari corona virus, iyi ngiyi ni umwami wa Ashuri uduteye muri iki gihe. Ubwayo nayo irimo guca ibintu, irimo gutuma abantu biheba, irimo gutuma abantu bibaza ngo bazabahute, irimo gutuma abantu bibaza ngo tuzarya iki, irimo gutuma ubuzima bw'abantu bujya mu kaga. Hari umwami wa Ashuri w'uburwayi, hari umwami wa Ashuri w'ibibazo bitandukanye. Ibyo byose bikurembeje kumva yuko wabaho uri mu byaha kugira ngo wumve aribwo ubayeho mu buzima bwiza, kumva ko wabaho uri umusinzi ukumva ko aribwo ubayeho mu buzima bwiza. Ndagira ngo nkubwire ngo nureka ibyo ugahagarika ibyo, ugahangana n'iyi si dusohoyemo, ugahangana n'ikinyoma dusohoyemo cy'umwanzi, ukabasha kukinyuramo ugatsinda, uzaba ukomeye. Kugira ngo ube ukomeye rero ni ukuhangana n'ibikugerageza, ni ukuhangana n'ibyo byose, ugafata umwanya ukavuga ngo ngiye gusenga. Igihe uhuye n'intambara, igihe uhuye n'ibibazo, ukavuga ngo mu ijuru hari Imana. Niwizera ko mu ijuru hari Imana uzakira, niwizera ko mu ijuru hari Imana uzabaho, niwizera ko mu ijuru hari Imana uzabona ubugingo buzima. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo
nimutinya mugakunda ndetse mugakora muzabona ubugingo. Reka mubwire mwene data, kugira ngo ubeho mu buzima bwiza nuko wihanganira ibikugerageza, ukemera kunyura mu bikomeye, ukemera kubinesha, kugira ngo nawe Imana ikugire ukomeye, nibwo uzaba wubakitse neza. Imana ishimwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye kubw'ijambo rikomeye washyize ku mutima wanjye kandi ryumvwa n'abantu batandukanye. Ndakwinginze kugira ngo Senakerubi wari urimo ubatera ubwoba, kugira ngo ubashe kumumaneshereza, kandi aho bari bizeye babashe gukizwa n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen.